gufasha uyu murimo. Muraho torero ry'Imana, muraho Yesu ashimwe. Itabaza muraho b'imuhanga. Duherukana ndihuye, mwari muzi ko nageze ino se. Habariya badufite korali bitiranwa nayoboraga nahihuye yitwa Bitabaza, bari inshuti. Muracyari inshuti? Bimeze neza. Imana ibahe umugisha. Ubwo turahera hehe buriya? Turahera hariya dufite abashumba dukorana umurimo w'Imana nabo baje muri kino giterane. Abashumba bahaguruke dukorana umurimo w'Imana muri Rusizi. Abashumba batatu baje kwakira korali, baje kubizimuhaye amashyi makeya. Amen. Murakoze cyane. Abashumba buriya baba bafite imirimo myinshi, ariko hariya hirya babibwira. Yesu ashimwe. Amen. Pastor yategura n'iseti mu Paruwasi ya Rwahine hano hafi. Yesu yavuye mu gituro. Ubwo bari mushire. Yesu yavuye mu gituro. Matabo ni kure ni hirya yo bishyamba. Yegereye imyumba.
hano hafi. Amen. Uriya ni umwana mu rugo yavukiye hano rata, buriya ni hano bamusengeye, niwe yayoboraga, niyo mpamvu mwumva avuze bagakoma n'amashyi menshi hirya no hino. Turi kumwe kandi n'umwana wacu Kayiranga, umushumba wa Nyarugenge, nawe yahabona akadusuhuza. Ibintu rero niyo abantu bageze mu rusengero kurobanura ku buto barabyihana bikanga, urabyumvise nyine iyo bageze ku mwana w'iwabo. Turi kumwe rero na pasita uriya mugabo wa marinete, ni umushumba rwose. Igire hino, igire hino, sibyo rero. Ubu rero turaziranye n'inshuti yanjye, niyo mpamvu ugira ngo nanjye muhe kuri alitari nawe akomeze yakira n'abantu yatuzaniye. Murakoze nyakubahwa. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Muraho neza. Twishimiye kugera hano iwanyu, kandi iwacu kuko iyo tuhageze ngo haba habaye ahacu niko ijambo ry'Imana rivuga, kandi ni ukuri. Turi hano rero nk'abashyitsi banyu bamaye kwakira. Ndabakira mu byiciro bitatu byonyine kugira ngo bize kwihuta. Twazanye n'abakozi b'Imana, turi kumwe n'umushumba wa paruwasi ya Gahogo, Muragire Jean Marie Vianney, nahaguruke abasuhuze mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, Imana y'umugisha. Uriya ni umushumba wa paruwasi ya Gahogo, aho iyi korali Itabaza yaturutse. Hanyuma turi kumwe n'abandi bakozi b'Imana dukorana aho ngaho. Turi kumwe umuvugabutumwa uyobora ku mudugudu wa Gahogo, Sebanani Alphonse, n'abasuhuze. Murakoze cyane. Aba ni abayobozi bo muri paruwasi ya Gahogo. Hanyuma turi kumwe n'undi mupasiteri nawe ukora muri paruwasi ya Ruhango ariko utuye Gahogo, inshuti yacu cyane, nawe n'abasuhuze Nzeyimana. Imana imumugisha. Turi kumwe n'umuyobozi w'urubyiruko, bariya ni abicaye hariya. Hanyuma hano imbere murahabona korali yitwa korali Itabaza, ariko kugira ngo nze kuyakira nyuma yazanye n'abandi twita abafatanyabikorwa cyangwa se abakunda kwitwa abaterankunga. Nagira ngo umuyobozi wabo abanze ahaguruke wenyine abasuhuze. Amen. Uriya ni umuyobozi w'abafatanyabikorwa cyangwa abaterankunga b'iyi korali yitwa Itabaza. Ubwo rero nagira ngo ubwo abashuhuje sabe n'abafatanyabikorwa bose muri rusange twazanye bahaguruke bose. Murakoze cyane. Bari abafatanyabikorwa urabona bari hariya, hari n'abandi bari aho hirya no hino, baba baturutse ahantu hatandukanye. Hari abaturuka Huye nk'uko mwabyumvise, ariko murabona ko ikorali ibana neza, ifite inshuti. Ndibaza ko na hano zihari. Ubwo nitujya ahandi nzasaba kureba nyine izaturutse n'ahangaha. Rero reka nsaba abafatanyabikorwa bose muri rusange bano batere haleluya, badusuhuze mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'umugisha cyane. Turi kumwe rero na korali Itabaza, nayo ifite perezida wayo na komite yayo. Perezida n'umwana wanyu, ngira ngo n'urugendo yarugizemo uruhare rwinshi murabizi. Reka rero mbanze sabe perezida ahaguruke wenyine, mwongere mumurebe nimumuherutse. Uriya ni perezida w'ikorali. Murakoze cyane, Imana y'umugisha. Komite nayo nihagurukane na perezida, komite yose. Abo ni komite y'iyi korali, murabona ko ari abantu babashyitse. Imana y'umugisha. Mwabonye ibyo birahagije. Reka nsabe na korali rero nayo none yahaguruke yose muri rusange, hanyuma bamusuhuze mu izina rya Yesu.
rimwe kabiri gatatu. Murakoze cyane, Imana y'umugisha. noneho bandi bazane ibitabo by'indirimbo kugira ngo badufashe guhita twinjira mu mwanya wo kuririmbana umunezero muri uyu mugoroba. Turebera indirimbo y'167, duhaguruke turirimbe tubwire ngo burya Yesu adufitiye umumaro ukomeye. Haleluya! Yesu wacu aboneka mu bihe byose. Iyo imvura igwa Yesu araza akaba umutaka, iyo izuba riva Yesu araza akadutwikira, kandi iyo tubuze aho twihisha Yesu tumwihishamo. Niko tugiye kuririmba nonaha. Noneho dushima Imana twishimye. Turangije kuririmba iyi ndirimbo, turaba rero twitegura kwakira korali y'abashyitsi. Barahitabaza begere hano hafi baturirimbira indirimbo imwe. Nibyo? Ebyiri? Zingahe? Eshatu? Eshatu. Murakoze cyane, murakoze cyane. Nawe Imana ibamugisha, murakoze cyane. Oh,
Take
byacu, niwe byishimo byacu, niwe turuhukiramo. Mana tukuraritse muri iri teraniro Renaissance Menedrare. Mana turasaba umunezero w'uyu munsi, turasaba ibyishimo by'uyu munsi. Iki ni icyumweru gishize tuvuye muri Pentecote, uduhe Pentecote yacu none binini nisansomere. Mwami nyir'ingabo, dusabye imbaraga mu makorali, imbaraga mu babwirizabutumwa, imbaraga ku mushumba uyoboye gahunda. Umwuka wera nazenguruka impande zose z'uruse binini nisansomere. Ikirere ni gitungane rwose, ibitavuga Imana turabitwishyize mu izina rya Yesu Kristo. Impano z'umwuka wera nizace zose uko ziba mu itorero, mu izina rya Yesu Kristo gumana natwe, amen. Murakoze cyane, korali mwihute turirimbire, imyanya mufite aho ngaho barakomeza kwibera amaso.
murakoze. Reka nongere mbasuhuze. Muraho mwese itorero ry'Imana. Yesu ashimwe. Mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana ko amasaha arihuta, kugira ngo nsabe mwene data Clement Ndungutse waje amerekeje dutanga intashyo ku cyumweru kuri Pentecote. Twabwiye itorero ko tuzaba turi hano, hanyuma bantuma intashyo. Ndagira ngo rero amfashe azamura ikiganza mwakira izo ntashyo za bene so uturuka muri paruwasi ya Nyarugenge, akarere ka Nyarugenge, umujyi wa Kigali. Urakoze kuzakira. Tugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo ducingure Bibiliya zacu, ducunguze uburyo umwete. Tumaze umwanya twumva ijambo ry'Imana mu bundi buryo bw'indirimbo n'amashimwe. None mu mwanya nk'uyu nyemerere dufate umwanya utarambiranye tuganire amagambo y'Imana dusanga mu rwandiko rwanditswe na Petero, urwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice byaho 2 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Mukihashaka rero tuboneyeho no gushima ikaze mwaduhaye, kandi dushima Imana kubw'imirimo n'ibitangaza yagiye ikora ikabarinda natwe ikaturinda. Imana nihabwe icyubahiro. Icyumweru gishize hari ku itariki 20 z'ukwezi kwa 5 2018, yewe mu ruhande rwanjye nari mfite ishimwe ry'uko Imana imaze imyaka 23 inyubakiye urugo. Nararitambukije rero, ariko na hano ni iwacu. Namwe munyemerere mumfashe gushima Imana ko yabanye nanjye ikandinda muri iyo myaka. Imana nihabwe icyubahiro. Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa kangahe, wa 3 n'uwa kangahe n'uwa 4. Ndibwira ko mwahageze, mureke dusome mu izina rya Yesu Kristo. Aranditswe ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimugire mute? Nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe na bande? Oya, ntago ari abubatsi. Mwari mugiye kutubeshyera abubatsi bose. Ryanzwe n'abantu bose, ntago ari abubatsi gusa. Mujya munatubeshyera ngo ku musaraba ngo umusumari wa 4 ngo abafundi barawibye, ngo niyo mpamvu bagerekeranije amaguru. Ubundi bari gutera hano na hano, hanyuma n'amaguru abiri kumwe hariya bagateramo undi, ngo n'ukundi bagateramo undi, ngo hanyuma ngo abafundi ngo kubera ukuntu bateye ngo bahita ko bafata umusumari wa 4 ngo barawuhisha, ngo bawutwara mu misatsi. Kera abafundi ba kera bagiraga imisatsi miremire. Abantu bafite imisatsi hano mwihangane, si mwebwe ndi kuvuga. Bashimeshi ku Mana, yeshi cyane ku Mana, ni muntu nyinshi. Haleluya, haleluya, haleluya. Iri ni itsinda rero ry'abacuranzi, nibyo ribaje imbere. Na kera niko byagendaga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni kuriya abaperezida basuhuzanya, abaperezida ni kuriya basuhuzanya, ntabwo bahoberana cyane kubera ibyubahiro baba bafite, babikora gake gake. Haleluya. Amashimeshi, amashimeshi. Haleluya. Haleluya. Amashimeshi. Haleluya.
twagukurikiye tugasiga ibyacu mbese mwami uzaduhemba iki mwebwe abasize ibyanyu mukankurikira mukiri mu isi muzakumirwa inshuro ijana ukirenze reka dusoreze ku ndirimbo benshi bakunda kudusaba ivuga ngo wabaye intwari ya Simba. Yesu
Yeah.
y'Imana. Amen. Urabona ko twakuke tubone gusoza. Umuntu wese wagize icyo akora mu nzu yawe nahabwa umugisha nawe. Turatandukanye, gutandukana kwacu ni kubukwera kandi kurinde kuba ku bwoko bwawe no kwicyanga wishimira. Ugendane na buri muntu wese kandi umuhe umugisha ku bwa Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wawe wera. Ubuntu umwana wacu Yesu Kristo.